hari abagabo bajya bibaza ngo bajya bareba abagore, urabona abagore duteye bitandukanye, hari abagore bafite ikibuno kinini cyane kigera iriya, urumva kandi kikubita mva kiba kimeze nk'igifite amazi, mbese uko uzi amazi yari mu ishashi aba ameze. Noneho hari n'abandi bafite ikibuno kiringaniye, ukabona uriya mugore ukavuga ati kiriya kibuno kiraringaniye pe, nta n'icyo gitwaye. Noneho hari n'abandi iyo binyeganyega birimo bigenda bikoma amashyi, iyo abantu uvuga ati aha ho rwose pe nahagwa nahata yanjye. Mwaramutse mwiriwe neza nshuti zanjye, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza kuko nanjye meze neza, ndi mu mavuta namwe murabibona. Uyu munsi noneho mana yanjye ndumva nishimye, ndumva naryohewe kubera yuko uyu munsi nari mbakumbuye. Ariko nshuti zanjye nizere ko mumeze neza cyane kuko nanjye murabona ko meze neza cyane cyane rwose. Uyu munsi rero ubu muraje mubwira ati noneho kaje adusekera atubwira neza ngo aradukumbuye n'ubwuzu bwinshi. Uyu munsi hari ikintu ngiye gusa nk'ubagiraho inama. Abantu benshi bajya bakunda kukibaza, ariko cyane cyane abagabo. Hari abagabo bajya bibaza ngo bajya bareba abagore, urabona abagore duteye bitandukanye, hari abagore bafite ikibuno kinini cyane kigera iriya, urumva kandi kikubita mva kiba kimeze nk'igifite amazi, mbese uko uzi amazi yari mu ishashi aba ameze. Noneho hari n'abandi bafite ikibuno kiringaniye, ukabona uriya mugore ukavuga ati kiriya kibuno kiraringaniye pe, nta n'icyo gitwaye. Noneho hari n'abandi umva bameze babandi abagabo bavuga ngo uriya ngo uri kugenda ngo ukagira ngo ari kuza. Mbese urabona ukuntu umuntu agenda gutya ajya imbere, umugabo we akakubwira ati ahubwo wagira ari gusubira inyuma. Ubwo nyine urumva ko ni ibyiciro bitatu. Hari ibyo byiciro mvuze. Hari icyiciro cy'umugore ufite ikibuno kinini kandi kigenda kikubita. Noneho hari n'icyiciro cy'umugore ufite ikibuno kiba kiringaniye kidahambaye cyane, ariko ikibuno ubona ko kiriho kurya ari bukubitemo agasitire kavuga ati okay. Noneho hari n'umugore ubutewe ari mutoya pe, bishoboka pe. Noneho abagabo bakibaza ngo ese umugore ubyibushye cyane ufite ikibuno, kankoresha imvugo yo ufite ikibuno kuko hari ukubyibuha, ushobora no kubyibuha ariko ukaba nta kibuno ufite. Bajya bibaza ngo umugore ufite ikibuno kinini cyane n'ufite ikibuno gitoya kiringaniye, noneho n'ufite abagore batoya bambabarira, nangiye gukoresha ijambo ribi ngo kabuno, ariko nabo ni ikibuno nyine kiri mwaye, reka vuge gutyo. Bajya bavuga ngo ufite amazi menshi ni uwuhe? Ubwo ndabizi mugiye guhita mumbaza ngo ese wowe uradusubiza. Njyewe nzi neza yuko umugore wese uwo ari we wese uko yaba ari kose, ntabwo umugore, ndagira ngo mbamare impungenge mwa bagabo mwe mwibaza icyo kintu, ngo ushobora kuvuga ngo ubwo uriya mugore ngo agenda ngo akubita ikibuno ngo kigenda kinyeganyega ngo nk'ishashi irimo amazi, ngo buriya ngo niwe ufite amazi menshi. Iyo binyeganyega birimo bigenda bikoma amashyi, iyo abantu uvuga ati aha ho rwose pe nahagwa nahata yanjye, yewe abantu uriya umugabo umufite niwe mufite. Noneho bakibaza ngo uwo mugore ungana gutyo ngo niwe nyine ufite amazi, ngo niwe, mbese nyine abantu barebera mu ishusho, ntarebere ntavuga ati ese nabihagazeho, ese oya. Ariko ndagira ngo mbamare impungenge, umugore wese uko yaba ateye kose, niyo yaba ari wa wundi mutoya nakubwiye ngo mujya muvuga ngo aragenda ngo ukagira ngo ari kuza, uriya ushobora kumurongora akakunyarira nshuti amazi, yewe wantu ukajya uvuga ati se buriya isoko ntabwo igombera kuba umuntu ari munini cyangwa se ari muto. Oya, ushobora kuba uri mutoya ariko ufite icyo yibutse. Erega buriya bajya bavuga ngo ntabwo wabura byose. Ugira ngo nubwo uri mutoya cyane se we ntufite akandi kantu urusha wa mugore munini adafite. Buri muntu wese hari ikintu aba afite kirusha ikintu cyose wowe wibaza ugasanga gitandukanye nuko byibaza. Noneho nyine impungenge nari ndi kubamara, abagabo bajya batekereza ko umugore ufite ikibuno kinini cyane
cyoroshye nyine ugenda mu muhanda yambaye igitenge, yambaye ijipo cyangwa yambaye ikanzu, ukabona ikibuno kiranyeganyega, bajya bibwira ngo niba ugira ngo amazi, bakongera bakibaza ngo umugore ngo ufite ikibuno ngo gitoya ngo nta mazi agira. Oya, icyo kintu mwakibeshyeho. Nabikubwiye, wenda si bose, ushobora kujya ku mugore munini ugasanga ntayo, wagera kuri wa mugore muto uringaniye, bishoboka pe, bishoboka, ndetse uri hanyuma yawa wa wundi ukenyera igitenge akagikubamo inshuro ebyiri, ugasanga uwo mugore aramena isoko yose iriwe, kurya ushobora gutaha uvuga ati inshuti nahuye n'umuntu mbe mbabwire, uwakabona kagenda ntabwo wamenya ko ibintu bikarimo ari ibyago, sibyo? Ariko buriya rero twebwe abantu dutekereza ukwacu, twebwe abantu twibaza ibyacu, kandi buriya ikintu ujye ukivuga ari uko wagihagazeho n'amaguru yombi. Cyakoze nk'ubwo wenda hari igihe umugabo aba abivuga gutyo, afite uwo mugore mutoya, ariko akavuga ati muceceke. Abagabo 3, 4, 5 bicaye ahantu, ugatangira kuzamura ku kibazo cy'umugore, buriya mwese ari igihe mutabyumvikana, umwe agatangira ati wakibonye kiriya kigore, wakibonye ikibuno gifite, undi ati sha byihorere, ikibuno se sha kirimo iki? Urumva undi akagira ati wakabonye sha karasi nakarongora, undi ati cecekere, kubera ko twese ntago Imana iduha uko twifuza. Hari igihe wowe ushobora kuba ufite umugore mutoya, undi rero afite umugore munini, wewe munini ugakeka ko ari we ushoboye, urumva, ugakeka ko ari we ufite bya bindi wowe wifuza. Nanjye ufite umugore munini nkakeka ko umutoya ari we ufite bya bindi nifuza, sibyo? Ariko buriya umugore wese agira amazi, biterwa n'uburyo wamurongoyemo, biterwa n'uburyo wamuteguyemo. Niba uza uri umugabo uratashye, ugeze mu rugo utangiye gushihura umugore, ntimwirirwanye, ntimwaramukanye, nimwagera mu buriri urayabura da. Icyo gihe rwose reka nkubwize ukuri, buriya njyewe umugabo yo nkundaye n'umusore tugikundana, nkabona ni wa musore ushaka kuntera ubwoba, umbwira nabi, ndavuga uyu nguyu ntabwo tuzashobokana. Kuko niba hari ikintu cya mbere kibaho mu buzima, ni ukubwira neza umugore. Ushobora kutamubwira neza, nawe ukaba uzi ko hari icyo wikoreye. Buriya niba hari ikintu cya mbere gipfa, ubwonko kandi iyo bwapfuye n'ibindi byose biba byapfuye. Wari uzi ko buriya iyo washwanye n'umugore mukagera mu buriri, akavuga se ashobora no kubikora, akavuga ati reka nihere umugabo atancika, akajya gusambana ku gasozi cyangwa gusambana ahandi, ariko akakiguha nabi uko utari usanzwe ukibona. Niyo mpamvu rero buriya byanga byakunda, nutaha ugashihura umugore ukamubwira nabi, dore ibi bikombe ukuntu biba byandagaye, aya masa, ibyo bintu bizatuma igihe n'umugore aba yakwiteguriye, avuga ati uyu munsi umugabo wanjye aratashye avuye mu kazi, dore amaze icyumweru ataza, ndumva mukumbuye. Ariko wataha wakoma akantu gatoya, umugore agahita ava muri mudu, bigahita bisubira inyuma. Mwagera mu gikorwa, wagera igihe cyo kujya kuryama, mwagera mu buriri wamubwira ngo hindukira, akagukubisa inkokora, kandi atari asanzwe abikora. Ni hahandi usanga umugabo avuze ati umugore naramusize njya mu kazi, none wasanga araciye inyuma. Nshuti, ntabwo aba yaraguciye inyuma, kandi hari n'igihe uba ushanzwe umurongora afite amazi, wamara gukora akantu gato cyane, mwagera mu buriri ukamurongora amazi akabura. Ariko nshatse kuvuga ntago ntandukiriye ngo njye kubatonganya cyangwa kugira gute ngo mujye mutamubwira abagore banyu neza, ariko buriya niba hari ikintu kivumbura, sibyo? Nshuti zanjye rero, ubwo nkaba nari nashatse kugira ngo ngende mbumvisha uburyo ki ushobora kurongoramo uwo mugore wawe, nubwo mujya mwibwira kenshi ngo uwo mugore munini, ngo ufite ikibuno kinini, ngo niwe ngo ufite amazi, ngo buriya ngo akagore gatoya ngo nta mazi gafite. Oya, nababwiye ngo umugore munini nawe ashobora kuyagira, kuba yafite pe, ariko uko buriya bajya bavuga ngo ibyera byose ntago ariko ngo ari amata.
ibyera byose ntabwo ari amata. Ibintu nyine bashatse kuvuga ngo ibintu byose byera by'umweru ntabwo ariko byose ari amata, sibyo? Nshatse kuvuga ngo niba ubonye umugore ukavuga ati uriya mugore njye nzashaka umugore ungana gutya, niba uri umusore njye nzashaka umugore ufite ikibuno kingana gutya munini, nibo babasha kuba boroshye, ngo impamvu ngo buriya ngo ba Mukagatare ngo ni utugore dutoya ngo tunanutse ngo ariko ngo abantu ngo bafite amazi ngo ni abagore banini ngo hoya. So rero murakoze cyane kunkurikira, bye bye.